sha Chawa kabwa. meze bito agasugi Sawa ni sawa. ameze neza ariko Ameze neza mari kumvira utuziki tw'Imana Uziki se wo mu muhanzi fresh uva ngubwira ariko bagikeri yego. ngefite gahunda y'urukanga Ako ntabwo ndi igiceri gahunda ufite ni ihe. tego ngo icyo gute umukobwa Teretse umukobwa. Ariko ndashaka mbere na mbere yitwa nde? yitwa Ariane Menye umuntu ngiye gusabira uko ameze. yitwa Ariane Yego yego. ukuntu gahunda rero zifite twebwe turi bugende uri muzehe Ndi muzehe. waje kunsaba Sabazo ndabyemera muzehe kwiza ndabyemera. muzehe kwiza ubwo nangahe ndi buguhereze si nk'agahumbi Mbise ngiye mbonyemo nk'itabisha. tugendane gake wamusize Biravuga agahumbi nturi buyafate gikomera minota 10 nimba utayimaye yo kureba abandi. urahindura ariko iyo myenda cyatuze tugenda wambaye Bagenzi ko nsanze aha ngaha kwibarabara niko mitangiye. ufite ingofero rero Manze ndiye kinambere. Ingofero birahurara. muzehe gishyana uri nitumara kugenda Yego. amasaha 3 urupfe yitukomeza Ibiceri byanjye mbibona gutya. ndabanza kuguha 5 byavanze Okay. twagiye ntabwo nagiye numvaga naniwe numvaga naniwe umukobwa wacu yagiye yaragiye hariya inyuma gatoya wari uzi ko dufite gahunda se y'uko turi busurwe shehi ari buze kudusura shehi mazimaka ari buze kudusura azuze kudusura ari buze kudusura none ko mbona hano hantu hadatunganyije isuku ntabwo rero naguhaye amafaranga ngo ugire salama alaikum vie salama alaikum ariko rero mwana nawe arananira uyu mwana se nibi bintu turi ahubwo se mwari muzi ko uyu munsi umushyitsi mwese gutaba mwana umunsi se wanjye araza kumusura harimo ubizi urabimenye neza ko aba ari umukafiri oya rwose ntabwo se iwacu wanjye ntabwo yaba umukafiri umeze gute rero bamwita nde we bamwita nde ntitubwire ukuntu bamwita wanjye n'umusitari Nyine bamwita ngo- ari bubibwire Bamwita reka nde? nze wowe gusa okay reka banza tubwire izina rye twumve we niba ari bubibwire nta kibazo ari bubibwire okay none ko kubitubwiye ugutumbera nyine ubwo abikubwiye ko ari buze kugira yabimenyesheje ariko kubera akazi ke byatumye nyine mpita mbivuga kubera ko nshaka kwita umwana wacu ayisha ntabwo yatuzanira abakafiri ntabwo yatuzanira abakafiri ndabizi neza rero tuwareka turebe uwo mushiri we twumve icyo aba ari atubwiraho n'ikundi dusanga ari umukafiri nyine tumva se wasanga umukafiri warya n'amazima twigiwe reka mbacike rero mbe nigira agakangura mwana amaze kunanirana rero shala mwana wacu amaze kunanirana gutya muri ubu buryo biriya bintu nibyo ahubwo umwigisha iyo muri kumwe ahubwo nawe nka nyina gute wifata umwana wanjye akavuga imbere yanjye ariya magambo ameze kuriya y'uburara kwe biriya bintu nanjye ntabwo mba y'uburara kari wowe mwirirwa hano muri ubu rugo bigenda ariko akenshi ni wowe muba muri kumwe ngaba ngo bashaka kureba papa we akenshi ntabwo mba ndi kumwe nawe wapi ntabwo nabyaye umwana umeze kuriya kristo yesu akuzwe kristo yesu akuzwe bimeze bite muzehe kuko uriya musista ntabwo yari yabivuze ko wallahi wakiba uvuze ibyo bintu ni ibyahise none wowe ariko utari wambwiye yuko uriya mukobwa ntabwo yambwiye uko bakora ubundi igihe murambiye shehe ariko ubundi nkakora iki hano twebwe twe tuje gusaba Cyara uwanyana yembwa wowe undaga kugira ngo uwanyoni we kutabiri kubasuhuza mu mucyara abona bivuga none shere we muri aba ni ubuzi Seri wowe ukirimo kumwita cyane mu rurimi kiragara cyitwa umva ubwira mu isira bimeze bite kirwanya hehe cyangwa ni kubona ndi umusaza umva nkubwire rero umushe njye bundi wacu nibyo nakubwiye njye nitwa Mohamed Isa utababwiye wanyoni kazanya utari kubivuga wundi nabikubwiye wowe ariko bimeze bite mwamwigize abantu ariko we
Wesherewe muri abanga. Njye Mohamed Salah bavuga ntabwo yari ababwiye kuva ngo witwa Mohamed Salah. Izina rya Kristo harya mu binandwe na kwa. Umusaza ntabwo ugeze umubwiye kuno gahunda z'ibyo. Kuki utabababwiye? Ese uyu Noneho uyu wagira ngo ni haramu. Uri haramu uzira cyambara kwazo. None haramu ni hano cyase. Abona ko ngiye ngo nawe gusabira igende yakirava. Mugwege cyana wallahi cyana kiriye ko tutari kukireba. Ntabwo babibona wallahi. Uyu mukobwa azankorera ibara ngewe. Kamamagare agiye kunkorera ibara uyu mukobwa wanjye nibya. Umukobwa wawe. Ariko wumvise ibigambo yambwiraga naho imbere yanjye ashaka. Tuwe naje gusabira umwana. Cyana kigemu. Niko bira bintu nibyo bamutoje. urukumbaza iki njyewe? Kigemu kwana. Niko kwanza ubwire mukobwa cyawe kiri hehe? Kadawo. Utabwira wallahi genge isamu cyana ni kwana kwiziramo wallahi. Aburi ko yana amafaranga bana. Ariko Gasongo ese Gasongo utavuga mwenye haramu koko inshallah mashallah umva nkubwira ariko banza wumve amasakumvikanye we muzehe ntabwo amamaza amasaha 10 nangaye wambwa iravuga kumbi murana bateka mitwe muzehe rero bikuntu we turabe batuje guteka mu gikoni abateka ngo turabateka mitwe twe twaje guteka imitwe hano ngo mufite imitwe ari mwene banze ndebe ngena ntukabone nimbi umva abateka mu ngofero hano ikintu kiriho rero batungo mutampaka sha bimeze ndaje we yenda umukwe hano ushaka kumfata mwe Kadaho muri abateka mutwe mwabasanze muje kunekera umutwe ndisheye uyungu umugabo ndaje aho musigara ngo bigenza biti garane muvugana namutwe twagutekeye uba rero reka umukobwa wacu aze none aha atubwire nimba ari wewe umukwe wacu ariko ndasanga atengenda kunyuzamo mwigize ingegera mwadutekeye imitwe rotrovizeri z'imodoka zanjye mwarazitwaye abajya rotrovizeri z'imodoka zanjye mwarazitwaye yawe ntago muzi uyu ni wa muntu mukunda ndeka uyu ni wa muntu mukunda wakikinga samukinga we uyu ni wa mukunda vai hano uri muraka vai hano